bose. Hanyuma rero tukageramo ab'ingenzi rero charismatique bavuga ko bayoborwa n'uwo mutagatifu. Turabishimira yuko izina ryawe umuntu bakareka n'umutagatifu gusa akabakoresha, akabavugurura, akabizo ngabire, akazikoresha kugira ngo bubake kiliziya igende ikura, ye kugenda ipfa, ahubwo izuke kandi igenda igaragara. Nk'abasigaye aho bari nta bukonje buhari, ni ubushyuhe. Indirimbo zabo akaba ari za ndirimbo z'amashyi z'umudiho zigaragaza ubushyuhe bafite, kuko umutagatifu nyine atumara ubukonje, atumara ubushyuhe, tugenda dususurutsa hose, dushyushya hose. Kumva rero kuko ukabona turi abakirisitu bazima, ntujye mu misa ngo usange turi mu misa y'abapfuye. Kandi abakirisimatike ni ikintu cyo bagomba kuduha, ni ukutwigisha gusenga muri uwo mutagatifu, twivugurura, dufite imbaraga, ishyaka n'umwete, bikabitoza n'abandi, bikabitoza n'abantu bose. Ku buryo rero nicyo mbifuriza muri yubile yawe imyaka 50, ni uko rwose kandi izaba kuri 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, bibereye muri paroisse ya Gahanga, ahantu bafite isambu. Ndifuza gutumira abantu bose muri iyo yubile kugira ngo bazaze, kuko tubigireho, turebe ibyo baturusha tubitahane, nabo barebe ibyo tubarusha babitahane, maze abakirisimatike bagende baba benshi mu rubyiruko, mu bana, mu basaza, mu bakecuru, ariko cyane cyane bana beza muri izo ngano zose, kugira ngo twese abakirisitu duhane kuba abakirisimatike, roho mutagatifu atuyobore, nubwo tutakwinjira mu muryango wabo